Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, mbaye ikaze mwanya mwiza twigamo ingingo y'umunsi. Aho dutangiye ingingo ku wa kane w'isabato tariki 13 Gicurasi, iragira iti guhimbaza, kwatura, ibyifuzo no gushima. Iyi ni ingingo ikomereza muri rya sengesho ry'umwami Yesu yatwigishije, atwigisha ko dukwiriye gusenga. Ibi bikaba n'ubundi bigize ibyo twabonye ejo mu ngingo ku wa gatatu w'isabato, yavugaga ngo Yesu atwigisha ko dukwiriye gusenga. Atweretse ko dukwiye gutangira duha Imana icyubahiro kandi tuyubashye, twemera ko Imana kwera kwayo ariko gutuma tuza imbere yayo, kandi tukayisaba ko ubwami bwayo buba muri twe, ni ukuvuga Mwuka Wera ayobora intekerezo zacu, akaduha imyitwarire ikwiriye mu gihe dutegereje kugaruka kwa Yesu. Kandi tukabona ko dukwiye kwiyegurira Imana no kuyisaba ngo ibyo ishaka bibe byo biba mu mibereho yacu, twingira ko izi bitubereye byiza. Ikindi twabonye ni uko dukwiye kuyisaba ibiryo byo muri ubu buzima, ibidutunga byo muri ubu buzima, bitunga ubuzima, ariko kandi tukayisaba no gutunga ubugingo bwacu binyuze mu bya Mwuka. Kandi tukiga kubabarira bagenzi bacu, natwe twatura ngo Imana itubabarire, kandi tugasaba Imana kutaduhana mu bitwoshya binyuze ari byo kuturinda, turinda imbaraga z'umwanzi Satani, kandi tugasoza dushima Imana, tugaragaza ko ariyo ikwiriye ikuzo n'icyubahiro, tuyihimbaza. Ibyo rero twabonye mu ngingo y'ejo nibyo bakubiyemo ibintu bine by'ingenzi turi bubone mu isengesho Daniyeli yasenze, niryo turi busesengure. Rikubiyemo guhimbaza, kwatura, ibyifuzo no gushima. Ni ibintu bine by'ingenzi bikubiye mu isengesho ry'umwami, ari nabyo Daniyeli agarukaho igihe yasengaga asabira ubwoko bwe imbabazi. Reka dusenge dukomeze n'iyi ngingo. Data mwiza, Imana y'impuhwe nyinshi n'ukundi batarondoreka, icyubahiro kibi cyawe. Ni umwanya mwiza, dushime ko waduhaye amahirwe yo kuramuka amahoro, bishimirwe. Tugusabye imbabazi kuko turi abanyabyaha, ndetse tugusaba ngo uduhe amatwi yumva, Mwuka Wera aduhe kugugukira cyane, tuguhugukire muri uyu mwanya, maze ibyo dusoma ntibibe amagambo gusa, ahubwo dufate ibyemezo bizima byo kugendana nawe, byo gukora ibishimwa nawe. Uduhe gufata urugero rwiza kuri iri sengesho tugiye gusesengurira hamwe mu rwawe Daniyeli yasenze, kandi twanire kureka kugira ngo tube mu isi tutari ab'isi, tuguhesha icyubahiro. Ubwo uzaba ugarutse tuzagusanganire. Ubwo bubane natwe, byose byo gushaka mu izina rya Yesu, amen. Guhimbaza, kwatura, ibyifuzo no gushima. Mu buryo bumeze nk'ubwo Yesu yatwigishijemo ko dukwiriye gusenga muri Matayo 6:5 kugera kwa 15, dushobora gukurikiza uru rugero rworoshye igihe tuje imbere y'Imana twiherereye, turi kumwe n'imiryango yacu, cyangwa tuje nk'itorero, tuzirikana ko isengesho ari ukuvugana n'Imana nk'ubwira inshuti. Inshuro nyinshi cyane amasengesho yacu aba yuzuyemo ibyo dusaba, mu gihe Yesu we yatwigishije gusengera byinshi birenze icyo. Abantu benshi dukunda gusenga, yaba turi kumwe n'umuryango, cyangwa twihereraye, cyangwa turi mu itorero muri rusange, tugasenga ahanini dusaba Imana gusa, aho gusenga tunazirikana ko hari n'ibindi byinshi Yesu yatweretse dukwiriye kuzirikana mu isengesho ryacu. Mbese Daniyeli yasenze ate? Reka turebe uko Daniyeli yasenze. Tugiye gusoma isengesho rya Daniyeli, maze turebe imigabane irigize, ari nabyo turi busorezeho nyuma yo kuyisesengura. Turasoma muri Daniyeli igice cya 9, tuhera ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 19, twumve uko havuga. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 4 gukomeza, haranditswe ngo nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka,
tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye. Nitwumvire Uwiteka Imana yacu, ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho, maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko i Yerusalemu hagengejwe. Ibyo byago byose byadusohoyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Nicyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ari ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira. Noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani, ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko i Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa ba sogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushyize imbere twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Murongo dusoza wa 19 uragira uti: umva Nyagasani, babarira, Nyagasani twumvire, Nyagasani ugire icyo ukora ntutinde, Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Iri sengesho turaribonye uburyo Daniyeli yasenze, yatangiye ahimbaza Imana. Daniyeli hano tubona atangira isengesho rye ahimbaza Imana, agaragaza ko ari ikwiriye icyubahiro no guhimbazwa no guhabwa ikuzo, ko twe abantu dukwiriye gucishwa bugufi kuko turi abanyabyaha. Baratubwiye ngo guhimbaza ni ukuramya, kugaragaza Imana iyo ari yo ndetse n'uko imeze. Zaburi y'ijana irabitubwira neza, ni indirimbo nziza yo guhimbaza Imana. Bita ku mazina menshi y'Imana ndetse no ku mico yayo itangaje, tubona hano muri Zaburi y'ijana. Ntabwo tuyisoma ariko mwayisoma. Ngo yihimbarize ko ari umucunguzi wawe, umukiza wawe, uguhumuriza, ugukiza indwara, umwungeri mwiza. Amazina amwe bagarutseho muri Zaburi y'ijana ni Alpha na Omega, itangiwe n'iherezo. Ngo ndetse Imana yacu ni urutare. Tuvuze bike gusa, ni byinshi cyane twavuga ko Imana tuyihimbaza ukwiriye kujya ukoresha mu isengesho. Turakirwa gukoresha aya mazina Alpha, Omega, itangiriro n'iherezo, urutare rwacu, n'andi mazina menshi. Uhimbaza Imana, uha icyubahiro n'ikuzo kuko ibikwiriye. Iyo duhimbaza Imana rero, nk'igice cy'ibanze mu isengesho ryacu, tuba tugaragaza Imana iyo ari yo ndetse n'uko Imana yacu imeze. Icya kabiri ni ukwatura n'imbabazi. Tubona Daniyeli nyuma yo guhimbaza Imana, noneho yatura ibyaha by'ubwoko bwayo. Avuga uburyo bacumuyemo, uburyo birengagije imiburo bagiye bahabwa
maze Imana nayo igasohoza amategeko yayo nk'uko yari yarabivuze. Kandi Daniyeli agaragaza ko n'igihe Imana yababuriye batigeze bayumvira, ahubwo bakomeje gushayisha kugeza ubwo Imana ibahana ikabashyira mu maboko y'abanyamahanga, y'abanzi babo i Babuloni. Baratubwiye ngo iyo twisanze turi kuvugana n'Imana kandi tuguma muri yo, ntidushobora kwibuza kureka ikintu cyose kidusubiza inyuma kikadutandukanya nayo uko cyaba kimeze kose. Iyo tugize amahirwe yo kwisanga imbere y'Imana, tukabona imbaraga zijya imbere tusabana nayo mu ijambo ryayo, dusenga, ntabwo dukwiriye kwibuza amahirwe yo kuyaturira tuyisaba imbabazi ngo iduhe imbaraga yo kwitandukanya n'ibyaha bituma tudasabana nayo ku buryo bwuzuye. Uko turushaho kuba rero bugufi bwayo, niko turushaho kubona ko tudakwiriye kandi ko turi impezamajyo. Iyo twicaye imbere ya Yesu twimenyaho ubugoryi, tukimenyaho gukiranirwa kwacu, maze tugasaba Imana kuduhindura bashya no kuduhindurira amateka. Ibi bidutera kuyihendahendera, kudukuraho ibyaha byacu ngo imico yacu yishushanye n'ishusho yayo. Niba dushaka ko Imana itubabarira, natwe tugomba kuba twiteguye kubabarira abandi. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, nk'uko Yakobo mu gice cya 5:16 habigaragaza. Iyo turi imbere y'Imana turisobanukirwa, tubona ko tudakwiriye rwose, ko Imana irera kandi irakiranuka. Iyo duteze amatwi ijambo ryayo turatsindwa. Iyo tumaze gutsindwa rero ntabwo twihagararaho, ahubwo turihana rwose, nk'uko Daniyeli nawe abigaragaza ko batsinzwe nyuma yo kubona ko Imana yera kandi nta kitakoze ngo bihane, ariko bakayinangira, bityo baratsindwa bagasaba Imana imbabazi. Natwe tuba dukwiye gusaba Imana imbabazi kugira ngo imico yacu mibi ishushanywe n'ishusho y'Imana nziza, twongere kuba abana b'Imana, twakire umutima wari muri Kristo Yesu, dukomerere mu buntu bw'Imana, tuba abera n'abaziranenge, tubihawe no gukiranuka kwa Yesu atari ukwacu, ko ubwacu ntacyo twakwishoboza. Ikindi dukwiye kuzirikana ni uko igihe twatura ibyaha byacu dukwiye kuzirikana na bagenzi bacu, tukabaha imbabazi. Twabwiwe neza ko mu ngingo yo kuwa 3 ntabwo dukwiye guha imbabazi bagenzi bacu ko bazidusabye. Oya, dukwiye kubaha imbabazi n'igihe batarazidusaba, kugira ngo twibohore ubwacu kandi tubohore na bagenzi bacu. Nubwo ibi bidatanga urwaho rwo gucumura kuri bagenzi bacu, ariko ni urugero rwiza rw'uburyo dukwiye gutangamo imbabazi, ko natwe twahawe imbabazi tutazisabye. Ni ubuntu Imana itugirira, ntabwo ari uko tuyisaba mbere imbabazi, ahubwo Imana iratubabarira, ahubwo kugira ngo tugaragaze ko koko twakira imbabazi z'Imana, turazisaba nyine mu rwego rwo kwitanga rwose. Imana yacu itubara mbere y'uko twebwe tubisaba. Ikindi ni ibyifuzo byo gusengerwa. Nyuma yo guhimbaza Imana kandi tukaturira Imana ibicumuro byacu, nanone kandi natwe tukababarira abaducumuyeho, noneho tugera kuri cya gika dukunda cyane, ariko tujya tugira icya mbere kandi tubonye ko atari icya mbere, igika cy'ibyifuzo byo gusengerwa. Imana yiteguye kumva amaganya yacu, yiteguye kumva ibyifuzo byacu, ariko natwe twabanje gukurikiza ziriya ntambwe za mbere. Ntabwo dukwiye kujya imbere y'Imana buri gihe tuyitura ibyifuzo n'amaganya yacu gusa, dukwiye no kuyihimbaza, tukayiha icyubahiro ikwiriye, tukihana. Ibyo twabikoze, none ibyifuzo byacu nabyo byakirwa neza. Nibwo rya somo ry'icyo kwibuka risohora rwose, rivuga ngo mwabana umwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Zaburi ya 62:2. Hano baratubaza ngo ni ibihe bibazo uhanganye nabyo, ngo hari n'ibyo ufite mu muryango, mu nshuti, ibibazo by'ubuzima, amafaranga, akazi cyangwa mu masomo. Senga urasa ku ntego muri ibyo bibazo cyangwa kuri abo bantu, maze usabe ko ibyo Imana ishaka ari byo bibaho. Imana idusaba kuyibwira turasa ku ntego. Niba ari ibibazo ufite mu muryango, biyibwira urasa ku ntego. Atura abo bantu wifuza ko Imana ihindura,
yaba mu muryango wawe cyangwa mu nshuti zawe. Niba ukeneye akazi, gisaba akazi nyine mu mvugo y'akazi, udaca ku ruhande. Niba ari amafaranga nuko biyisabe rwose, kandi nurangiza usabe ko ibyo Imana ishaka ari byo bibaho. Bizatuma muri ibyo byifuzo byose wayibwiye urasa ku ntego, yo ibona ibikwiriye, ikugenera ibikwiriye. Iyo dusenze tubwira Imana ngo bibe uko ishaka, muri bya byifuzo byose twayituye iduha ibikwiriye, kuko Imana ibizi ibidukwiriye rwose. Ariko ntibikwiye gutuma utayisaba ibyo wifuza byose. Biyibwire byose, ubiyiture, kuko yiteguye kubyumva, none ikakugenera ibikwiriye. Wowe ujye usoza isengesho ryawe uvuga ngo bibe uko ushaka. Igice cya nyuma ni ugushima Imana. Iyo tumaze gutura Imana ibyifuzo byacu, tukayibwira ibyo twifuza, noneho dukwiriye kuyishima, kuko ni Imana ishobora byose, kandi ntabwo dutegereje igihamya nyakuri cy'uko ibyo twasabye yabyumvise, kandi niba koko tuyizera. Mu gushima Imana bigaragaza ko tuyizeye nyine. Dushima Imana ibyo yadukoreye, kandi tukayishimira ko inatwumvise, igiye kuduha ibikwiriye. Mu Bafilipi 4:6 hatugararikira uburyo dukwiriye gushima Imana igihe tumaze gusenga, ngo hari imigisha myinshi barabonetse mu mibereho yacu. Mpamvu dufite indirimbo itubwira, iturarikira kwibuka imigisha yose Imana yaduhaye. Iyo uyibutse ni ukuri ibyo yakoze biragutangaza. Imana yadukoreye ibikomeye, ntabwo dukwiriye kubura umwanya wo kwishima na muto. Dukwiye guhora ahubwo dushima Imana. Hano bakomeje batubwira ngo hari ibintu bikomeye bishobora kuza mu bwenge bwawe igihe wibutse nyine ibyo Imana yagukoreye. Ariko se twavuga iki no kuri bya bintu bitoya dukunze gufata uko twiboneye? Hari ibintu Imana idukorera twabifata mu buryo twiboneye, ko atari ibintu biri aho nyine bidasanzwe nyine twakakwiye kuba tugomba kuba dufite uwo mwuka duhumeka, se kurambuka amahoro buri munsi. Ariko uwabibuze biba ibintu bikomeye kuri we. Tukwiye gushima Imana kandi twirengagize n'ibyo bintu bitoya, tukabiha agaciro. Duhora tugirirwa imbabazi n'Imana. Nyamara se mbega ukuntu gushima kwacu ari gukeya, mbega ukuntu guhimbariza Imana ibyadukoreye ari gukeya. Dufite ubunebwe mu gushima Imana no kuyihimbariza ibyadukoreye, kuko duhora twifuza kuyisaba. Ariko uyu muco wo guhora twifuza gusaba gusa, nituwucikaho bizatuma tubona n'umwanya wo gushima Imana. Isengesho ryacu kugira ngo ryitwe irikwiriye kandi ryuzuye, rigomba kuba rifite guhimbaza Imana, rifite kwatura ibyaha no gusaba imbabazi no kugira imbabazi, kandi bikubiyemo ibyifuzo dusengera twifuza ko Imana dusubiriza, ariko tugasoza dushima Imana tuyicyubahiro ikwiriye. Ibi bika byose nubyubahiriza kandi ugasoza usaba ko Imana biba uko ishaka, kuba uko wowe ushaka, Imana izaguha ibikwiriye kandi bizanyura umutima wawe. Nk'uko yarakomeze kubana natwe kandi dushoboze gusenga nk'uko Imana ishaka. Kandi n'igihe tumaze gusenga tujye dusaba Imana ngo Mwuka Wera arusheho kuvugurura amasengesho yacu, maze azamuke nk'umubavu uhumura neza ku Mana. Imana muri ikomeze kubana natwe, kandi tuzirikane ko muri byose Imana izi ibidukwiriye. Rero niduha igisubizo gitandukanye n'icyo twifuzaga, ntitugate umutwe ngo dusakuze, ahubwo tujye dushima Imana ko itugeneye ibidukwiriye, kuko ariyo iturebera imbere, izi ibidukwiriye kuruta uko twebwe twabimenya. Imana ikomeze kubana natwe, ikomeze kuduhira. Mwuka Wera akomeze kubana natwe, kandi isengesho rikomeze kuba umugabane w'ibanze ugize imibereho yacu, yaba turi mu kazi, twaba turi mu rugendo, twaba twicaye, twaba dutekereza. Reka iyo sano ikomeze gukomezwa hagati yacu n'Imana mu ntekerezo, kugira ngo twirinde kugenda uko Imana idashaka, ahubwo abamarayika batakoze ibyaha bakomeze kutugota no kutubana. Imana ikomeze kubana natwe, ibyo ishaka kandi ishima biba ari byo bitubaho uyu munsi none n'iteka ryose. Amen.